Muraho neza inshuti bakundwa, tubahaye ikaze nanone muri uyu mwanya. Ni umwanya tuganira ku buzima busanzwe, ku buhamya cyangwa se tukaganira ijambo ry'Imana. Waba ufite impano yo kuririmba ukaririmba. Amazina yanjye nitwa Kamuntu Jean Paul, iyi ni Bohorwa Official TV. Aha ngaha dufite umutumirwa, witwa nde? Nitwa Benito Muhoza. Ni ikaze, uhawe ikaze kuri Bohorwa Official TV. Narakubonye ku Cyomoro BTV, mbona ufite ubuhamya. Hari aho Imana yakuvanye biranagaragara. Nifuje rero kugutumira kuko nabonye ufite ubuhamya wasangiza abari. Hari aho wivanye, hari n'aho umaje kugera. Ibyo byose rero hari aho wabivanye, hari uwo ubikesha cyangwa se nimba ari Imana, nimba ari abantu, nimba ari imbaraga zawe. Dufite amatsiko yo kubyumva. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Ariko ndifuza yuko twabanza tugasenga mbere ya byose, kuko iyi ni channel y'iyobokamana. Mana yacu, Mana nziza, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe ndetse n'urukundo, tugushimiye uburinzi bwawe. Ngwino bane natwe mu biganiro tugiye kugira. Mwuka wera, ubwenge, turabihamagaye kugira ngo bibane natwe, mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Amen. Tuguhaye ikaze. Murakoze. Ugiye kutubwira urugendo wawe watangiye wo kugira ngo uve mu buzima wabayemo. Uratubwira nimba waravutse hari ubuzima bwiza wavukiyemo. Birashoboka ko hari igihe umuntu akura akuriye mu buzima bwiza, cyangwa se ukavuka uri mu buzima bubi. Iyo mvuze ubuzima bubi, ni ubuzima wenda bw'imibereho itari myiza. Ushobora kuvukira mu bukene, iwanyu ari abakene, cyangwa se ukavuka ufite uburwayi bugiye butandukanye, cyangwa se ukagenda uhura n'ubuzima bugiye butandukanye bw'imibereho igiye itandukanye, ariko imibereho itari myiza. Rero numvishe ubuhamya bwawe, mbona hari ubuzima wabayemo butari bwiza cyane, ariko iyo nkurebye cyangwa se n'ubuhamya witangira, ugenda ugaragaza ko hari aho Imana yakuvanye, hari n'aho yakugejeje. Ubwo rero muri uyu mwanya ndifuza yuko hari ikintu watubwira. Ese watangiye gute? Ese ubuzima uratangira utubwira ubuzima kuva ufite nk'imyaka 10 nimba ubyibuka, cyangwa se 15 kuzamuka kugeza aho ugeze. Nibyo byadufasha kugira ngo tumenye ese byagenze gute kugira ngo ube uri aho uri. Murakoze nanone kumpa ikaze. Mwanakoze kungirira icyizere cyo kwicara kuri YouTube channel yanyu. Ni by'agaciro. YouTube iyobokamana, ntabwo channel z'iyobokamana zikunda kwakira abantu bose nyine tu. Ariko nkuko narabwiye, nitwa Muhoza Benita. Munsabye guhera ku myaka 10, ariko ntacyo kamere ku myaka 10. Ku myaka 10 nari umwana nk'abandi. Sinigeze ngira amahirwe yo kurerwa n'umubyeyi wanjye w'umugabo, papa. Narezwe na mama gusa. Nyine urumva namenye ubwenge mbana na mama gusa. Ariko ubuhamya bumbwira ko nyine papa wanjye yaseparatinze na mama ku myaka 3. Urumva nagize 10 mbana na mama gusa. Ubuzima butoroshye. Mama wumva yari umufemale, arandera, strugglinga. Yari umunyamashuri wenda ngo afite akazi ka leta, yari umukire ngo afite igishoro, nta na adresse yari afite ifatika, kuko abenshi twemera ko adresse ari uko umuntu ngo atuye afite ubutaka bwe n'inzu ye. Nta byari bihari. Yandeze mu buzima bwawe wenyine. Arakura ngeze imyaka 13 n'ine. No, oya, ahubwo kabere ku myaka 8. Ku myaka 8 uko byari bimeze, ahubwo ngeze imyaka 8 mama ari umufemere gushya ndera, nibwo yirumariye ashaka umugabo. Nyine nk'uko abantu bose bashyingirwa, arasabwa, arakobwa, akora ubukwe, ashaka umugabo. Urumva nyine aranshakana. Rero ntibyaza kumuhira, agira amahirwe make yo kubaka. None twisanga dusuye muri bwa buzima. Noneho afite abandi bana 2 yabyiye muri urwo rugo yashatsemo. Ubuzima bwari butoroshye. Nese afata inshingano kuri barumuna banjye, ninjye wari mukuru. Mama amahirwe yo gushaka atamuhiriye, bagomba nyine ko dufatana inshingano. Tuvugana ko ngiye kumugora akaba umugabo. Dukura ubuzima bushaririye pe. Abantu batuzi baratuzi ko twabaye ahantu henshi hashoboka. Gisozi, Murindi, Kabuga, Masoro, Nyarutarama. Aho abonye akazi niho yatujyanaga. Urumva yari umunyabiraka, umonge n'umutetsi. Aho abonye akazi ko guteka niho yatujyanaga. Aho abonye akazi urumva ntari gusiga abana b'abakobwa 3 mu nzu b'uduhinja. Ntabwo byari gukunda. Kandi nanjye twaga ngo nari mukuru, nanjye urumva nari muto. Niba yarashatse afite imyaka 8,
urumva ko nari ndi muri 13, 14, 15 wari uri muto pe. kandi mfite kureba barumuna banjye nkasigara inyuma akajya imbere agakora. Byari ubuzima butoroshye. Fata ubwo buzima butagira inzu, butagira aho kuba, butagira ikibanza ngo mwahinga umurima ngo mwahinga, butagira akazi gahoraho ka leta ku munyabiraka. Abantu abizi barabizi ko biba bitoroshye, ariko hamwe n'Imana twabiciyemo. Mama wacu arahatana, aradusengera, twigisha ijambo ry'Imana, tuyobora Imana, turasenga, nyine hamwe n'Imana ubuzima burendereye. Nza kugira gutya rero ngeze ku myaka yanjye 17 banteye inda. Noneho bwa buzima bwose nahise mbusubiza irudubi, niko bajya bavuga. Fata ubuzima twari turimo bwo kugenda tuba mu tugeto tw'abanyeshuri dushaka ubuzima, natwe ubwacu kurya byari bitoroshye. Baye bankubise inda ku myaka 17 mu wa kabiri segonderi. Ntabwo byari byoroshye kameme, byari bigoranye pe. byari bigoye, bitewe n'umujinya, bitewe n'isesemi, kubura umwana wakuze gutyo, ugakura mu rugo rubi rutaryoshye gukuriramo, rukanarangira aho urumva n'ubundi kuko umugore wagiye arakomeza rukaba urugo, ariko nyine rubi urugo, ubundi urugo n'umugabo n'umugore. Igihe cyose umugabo adahari wari urugo, ariko ari rubi ko wari utuzuye, kandi mu byose by'ibice nyine biba ari bibi. Ibintu bigomba kuba byuzuye cyangwa se bidahari. Igihe umugabo n'umugabo batari kumwe, of course biba ari bibi. Ari umugore kwiyakira aba ari ikibazo, ari umugabo aba ari ikibazo, kandi muri bose aba arimo umwe wigiza nkana udashaka kubaka. Nyine byari ibibazo. Nanjye rero banteye inda, nayiterwa n'umuntu rwose umva nyine utagize icyo yishe, utagize n'icyo akijije. Ari mu rungano cyangwa yarakurutaga? Yarandutaga, ariko yaba nduta byose ni uguterwa inda. Uko urupfu rwose ari urupfu gusa ni urupfu. Urumva ubushobozi ntabwo bwari buhari kugira ngo agusapotinge? Abe namba. N'ubundi ubushobozi bwari kuri mama, kandi nawe ntabwo asanzwe afite. Ariko narabyaye, nagize n'Imana mpita muri covid. Burangiye n'ubwo abantu bavuga ngo covid yabaye ikibazo, kuri njye covid yabaye igisubizo. Yamfashije kwiyakira, imfasha gutwita neza nta muntu mbona, niberaga mu nzu nta muntu ndeba. Nabyaye abanyeshuri batazi ko nanatwise. Abanyeshuri basubiye ku ishuri, ngira imbaraga, ngira Imana impa imbaraga, nsubira mu ishuri, ipfunwe rirashira, nkajya niga nonsa umwana wanjye. Nyine mu gihe covid abandi bumva ari ibihe bibi bagize, njye nibyo bihe nyine byamfashije guca muri situation nari ndimo. Birashoboka ko iyo ntaza gutwita ngo covid hitize, kujya mbona abanyeshuri bajya ku ishuri njyewe ntiga byari kungora. Nari n'umuhanga mu ishuri kubi, niga kumfashanya, ariko ndi umuhanga pe, ku buryo iyo najyaga mbona abanyeshuri bajya ku ishuri njyewe ntari bujyeyo, kwiyakira byari kugorana. Ariko ngira Imana ntwita nta muntu usohoka mu nzu, abantu bose bafungiranye. Nagiriye ku ishuri rimwe n'abandi, ariko nyine mbicamo tu. Byari bikomeye, ariko n'ubu nabiciyemo ndiga ndarangiza, umwana arakuru bariga. Imana yabanye natwe. None se ubushobozi bwarakomeje buraboneka, urakomeza uriga, cyangwa se byaje kugenda gute kugira ngo ukomeze kwiga kandi ufite n'uwo mwana ukiri mutoya, mu rugo nta bushobozi bafite? Seminari yarabonekaga cyangwa se wize mu mashuri ya leta? Ntabwo bwabonetse kwa muteri, ariko njyewe narakoze, nari ntarutse gato. Ariko covid irangira nanjye niga imyuga, nabonye kwiga ntari bubishobore. Oya, nasubiye ku ishuri mo gakeya, nyibita njya troncome. Nyuma gato hari igihe covid yajyaga iza bahagarika bafunga, sinzi niba ubyibuka. Covid bafunga ibyumweru 2 bakongera akadora ibindi, mukiga icyumweru bagafunga ikindi, mukiga ibyumweru 2 bagafunga ikindi. Rero mbona ubwo buzima ndetse turiga gutya bigende bite. Mbita ngenda ndavuga ko niga imyuga, niga igikoni. Urumva nakundaga guteka nko mu wanjye yakuze abikora. Yego. Ndavuga ko ngenda niga imyuga. Hari imishinga yaje yitwa ngo AEE, sinzi n'abayizi, yiraga umwana 1/2, cyane cyane abana batenda zitateganyijwe, bakiga imyuga salon de coiffure, guteka, ibintu nk'ibyo. Ndavuga ko ngenda niga igikoni. Hanambera kure, niga Kacyiru, urumva twabaga i Kabuga. Ikigo nyine Kacyiru cyitwa Esther Zaide. Yego. Na tike byari ibibazo. Ndagenda njya ku ishuri, ariko nagiye kwiga imyuga mvuga ngo nibwo gukomeza segonderi byanze, ariko niga imyuga nyine mbona ikintu nkora ntunga umwana wanjye, kuko mama ntiyari akiba mu rugo, ntiyari kuva mu rugo ngo asige uruhinja. Yego. Kandi narigaga. Ndavuga ko ngende nige. Rero ndangije imyuga, ariko buriya uko ugenda uhura n'abantu benshi uratinyuka. Uratinyuka, uganira n'abantu batandukanye, ubona amayide menshi, kugenda muri bisi wumva ibiganiro, wumva inkuru, nyine ufite ukuntu wiga. Cyane cyane ko iki kigo cyari n'icy'abanyamahanga, cy'abazungu, urafunguka mu mutwe tu. Noneho ndi mu ishuri nibwo navuze ariko kubera iki niga imyuga gusa, kuki navuga na segonderi ngo nyirangize.
nyine Yego. icyizere cyongeye kirazamutse. Mm. Ngize n'Imana niga imyuga mu muhanga, nyir'ikigo arankunda, umunyamerikakazi nyir'ikigo andangira stage. Mm. Ndangiye stage hari Nyamirambo Fazenda, abantu bahazi barahazi, aho amafarashi abantu bajya basohokerayo. Aho nakoze stage y'igikoni. Mpageze nabo barankunda bampaye akazi. Nkora stage neza bampaye akazi. Nubwo nta gatinduka kahembaga amafaranga make ashoboka 40,000. Yari make cyane. Yari make pe. Ni amatike. Nta n'ikintu amaze, ngaho ibibazo nari mbonye stage Nyamirambo kandi tubikavuga. Ni amatike nayo atarimo. Na tike ntiyari igeze. Mm. Nyine nuko nyine Imana igufiteho umugambi, bajya bavuga ngo umuntu uzakomera aca mu bintu bikomeye cyane. Imana igufiteho umugambi nubwo watana niyo urindagira kuri nyine ifite ukuntu yeranje ikabana nawe ikakwereka ugahura n'ingaruka z'icyaha ariko ntikusige. Muri ubwo buzima bwose wagiye unyuramo bwo kwiga bigoranye, wigeze wiringira Imana? Warasengaga cyangwa se waravuze ati n'ubundi isoni zirankoze, n'ubundi ntabwo nzajya gusenga, nzasubira mu rusengero n'ubundi batazanseka kuko wenda nakojeje Imana isoni? Ese wigeze muri ubwo buzima wagiye unyuramo, basi wagiye mu bihe byo gusenga ku buryo aho umaje kugera ari Imana bigufashishemo cyangwa se n'imbaraga zawe n'ubwenge bwawe byagiye bigufasha? Oya, of course narasenze, njye nakuze nsenga, njye navuze mama wanjye ari umurokore yasenga, yewe ari na pasiteri. N'ubwo buzima twaciyemo mama wanjye yari afite itorero, nyine ahantu byageze ari pasiteri, ahantu byageze hari imikwa asukwaho amavuta, ashinga itorero ryari nyine riciriritse, hagiye batarafunga amatorero ariko ryari rihari. Yego. Koze n'umushumba nubwo ubushobozi butabonetse ariko yari yimitswe nk'umushumba. Njye rero numva nakuze ndi umwana w'umutambyi, nuko nyine ndi umuntu atana, ariko nyine nakuze nsoma ijambo ry'Imana, nta ndirimbo z'isi nzi mu rugo, nta yindi mvuga itari Imana nzi mu rugo. Nubwo nakuze mama wanjye nkamutenguha, ariko nyine niba nabyita destiny, niba nabyita igeno, niba ndeka ndeka kudefanda icyaha ko naracumuye, ariko nari umukristo kuko no kusengera bankiza mu muhano hafi umwaka urarangira, pasiteri aransengera wanjye nsubira muri korera ko numva bantinda ndi umushitimu ndi umuramyi. Yego. Nari ntengushye Imana, ntengushye ubuzima bwanjye, ntengushye famille yanjye, ariko ntabwo nigeze mvuga ngo reka ndeke Imana, cyane ko ibyo byose byari byimbayeho mbese Imana yari yakoze iki? Niba nari nzi ko cyari icyaha nubwo ntigeze nkigambirira, ariko ntabwo nari kureka Imana kuko niyo nyereka ubuso tuvugana byari kugora. Hari abantu usanga bahuye n'icyo kibazo ugasanga bagize ipfunwe ryo kujya mu nzu y'Imana, ahubwo aho kugira ngo birinde cyane kurushaho bagakomeza bijandika muri bya bindi. Ugasanga ariho abyaye umwana wa kabiri, wa gatatu, wa kane. Niyihe nama wagira abo ngabo babona haje ikibazo bagakomeza kuba muri icyo kibazo? Ubundi nta na rimwe ikosa rikosozwa irindi. Nta na rimwe ushatse ngo umuntu niba aje yishe nawe wice, no, ni nka revenge. Kandi ntabwo ari ibyo, no ugeze gucumura aho kugira ngo ugarukiraho urakomeje, hahita hazamo na sida. Ushaka kugira Imana ugatwara inda, kuko buri umwana buri imibonano mpuzabitsina ibamo ingaruka nyinshi, cyangwa se icyaha cy'ubusambanyi cyangwa ingaruka nyinshi. Iyo ugize Imana rero hakaza umwana gusa ntihaze sida, nyine ni nk'amahirwe Imana yo ikakubwira ngo ugarukiraho. Ni nko kukubwira ngo reba ibintu biriyo birasharira, please garukiraho. Iyo wanze kumva rero ugashaka gufosa ngo akomeze udipinga mu byaha, haza n'ibirenze ibyo, hazamo urupfu, hazamo itabi, hazamo ibiyobyabwenge, hazamo imitezi, hazamo ibiki. Njyewe ntabwo nigeze na rimwe nkora ikosa ryo gushyira Imana kure mu buzima bwanjye. Ibyo nari ndagiyemo byose kuko narahuritse, nca mu buzima bubi, nca mu tuzi tubi, nkora mu kabari, ubuzima bwanze ngirane, ariko nta na rimwe nigeze numva ndi kure y'Imana. Niba nabaga mu cyaha nibukaga kwihana, nazirikana ko umuntu ngomba kujya gusenga, niyo korari yanjye narayizirikanaga. Mu buzima butoroshye, mu matike ataboneka, insengero barazifunga, itorero ryanjye bararifunga, bikaba ngombwa ko tujya gutaranira ku cyicaro i Kanombe, ariko nagiye rimwe mu kwezi narwanaga, nyine nasambaga nsambira mu Imana. Kuvuga ngo mu Mana hari izindi mbaraga wahabonye? Mu Mana hari ubuzima, ntabwo ari imbaraga. Yego. Ni ubuzima. Imana ni ubuzima. Imana ni urukundo, Imana ni ubuzima. Igihe cyose utrayinga kujya kure y'Imana, ubu utrayinga kujya mu rupfu rw'iteka, ndetse kuko urupfu wenda twese tuzapfa by'umubiri, ariko ntabwo ubugingo bwacu buzapfa. Igihe cyose rero ukina ibintu byose ukina uhunga Imana, ubu usatira urupfu. Imana ishimwe cyane. Watubwiye yuko ukimara guhura n'imbogamizi zo kuba wabyara utabishakaga, wakomeje amashuri, wiga imyuga, ukomeza segonderi. Ese waba waragerageje gukomeza kaminuza cyangwa se
warangije segonderi gusa uhita uvuga ati birarangiye? oya narize bikomeye, urumva nabonye akazi aho ngaho Nyamirambo na stage, bampa akazi ndimuka mva mu rugo njya kuba Kimironko kugira ngo negere akazi, amatike yari ariho agera i Nyamirambo, ndavuga kanjye Kimironko negere akazi kanjye, ndakora ako kagiza kwanga, ariko byanze nkabona ahandi, urumva amafaranga ari makeya, ariko iyo wageze hanze ku isoko ry'umurimo uhura n'abantu urakonekita ku buryo nyine ubona amari y'akazi, nshaka kandi kazi mbonye gafashe umwuga ufasha, ndavuga uzi n'ibindi reka njye Kabuga, nsubira karitsiye iwacu Kabuga, ariko ndaguma ndibana ahubwo nsubira mu ishuri. Nubwo ndetse njya gutangiza ishuri rero ibyo bintu byabimugaye gatoya, ahubwo mbona nyine mirongo ine sinayakorera niboneye ahandi, ndasezera ndagenda njya ahandi, ariko ndavuga uko bikunze kangaruka Kabuga. Yego. Rero ngaruka Kabuga ndavuga nuko nsubira mu ishuri nkajya niga n'ahandi umwana. Segonderi rangira n'ubundi kaminuza nayizarangira, masters, doctorat, PhD, ni byinshi nziga ko ari amasezerano. Buriya amasezerano Imana iduha akenshi iyo uri umwana iwanyu basenga bahanura bavuga benita Imana iguhaye ibi, Imana iguhaye ibi, hari n'abajyaga bamanurira kera mba mu rugo nkumva n'abahanuzi cyane ko iba n'iwanyu bahora basenga wumva warabihaze. Umuhanuzi akajya mu mwuka ati nzakora ibi uzi urangize yererere, nzakugendesha amahanga, nyine ukumva ni nk'inzozi. Ariko ni ukuri ibintu birwanya amasezerano yanjye byaraje ndayibona ko nyine shitani adashaka ko niga pe. Gusa icyamfashije njye nari umuhanga, n'ubu kandi umuhanga mu ishuri, sinjya niga nta etide, kandi amanota yanjye abantu banyigishije murabizi, n'abanyigishije murabizi ko ntajya mbagora. Niyo nyine Imana avuga ati nubwo ibindi bicamo ariko reka muhe ubwenge, kuko urumva niba narigaga nkora byari bigoye ko nabona amanota meza, biragoye cyane. narara mu kazi nakoraga shift y'ijoro irangira saa 8 z'ijoro cyangwa saa 9, nkabyukira ku ishuri saa 12, kandi nkiga nkabona amanota meza nka performinga, ku buryo na tronc naratsinze mbura ubushobozi bwo gukomeza. Directeur wanjye arambwira ati wa mwana wigaga gutya na gutya wabyaye byagenze gute, baramubwira ati ntabwo ari kwiga ubushobozi bwawe, ati nubwo uzamubwira zanjye. Yego. Nyine ndakomeza ndiga, aramfasha nkajya nishyura make ariko nkiga. Ikimana yankoreye yampaye ubwenge kugira ngo kwiga nyine byihute, nko kwa buri nk'akamashini yambaye kugira ngo kanyohereze imirimo mbashe kubibalansinga, ariko byarakunze n'ubundi kwiga kaminuza. Imana ishimwe cyane, urasa neza cyane, ariko urimo kwiga, ariko ubu ngubu hari icyo ukora basi cya gusapotinga muri iryo shuri urimo kwiga, cyangwa se mu rugo baje kugira aho babona ubushobozi nibo gusapotinga? Oya, n'ubu ndakora nkiga nkihirira, ndakora nkishyura umwana wanjye nkishyura ishuri ryanjye. Urumva ibintu bya hospitality nabyize nk'imyuga, mpita mbyiga secondaire superieur, ni ubukerarugendo n'amahoteli, ndi kubyiga muri kaminuza, ni nabyo nkoramo ako kazi. Imana ishimwe cyane, urumva wagiye muri kariyeri yawe, nkomeza kariyeri imwe kugira ngo binyorohere guhuza umwuga wanjye n'amashuri yanjye, bijye binyorohera nyine kubona gukonekita tu. Yego. Birakunda rero ubu ngubu n'ubundi ndiga, ubuzima bwarakomeje. Imana ishimwe cyane, murumva yuko bene data ni Imana ikura hasi igashyira hejuru. Mureke tuyizere kandi tuyiringire. Kugwa mu cyaha cyangwa se kugwa mu makosa ntabwo bigukuraho kuba umugisha Imana yakugeneye izawukwambura, oya, ahubwo we kumva yuko birangiye. Ahubwo icyo nagushishikariza ni ukwegera Imana cyane kuruta ibindi byose, kuko mwumvishe ubuhamya bwa mushiki wacu, Imana hari aho yamukuye, hari aho yamugejeje, ariko nawe yafashe umwanzuro avuga ati nubwo bigenze gutya ntabwo nzava ku Mana, nzasenga, nimba nanasengaga rimwe ku munsi nzasenga kabiri. Ntabwo ikosa cyangwa icyaha bigukuraho kuba umukristo. Imana yanga icyaha, ariko umuntu wayo cyangwa se umunyabyaha ntabwo Imana imwanga. Twese Imana iradukunda. Imana ishimwe rero ko hari aho yakugejeje, uzakomeze uyizere kandi ukomeze uyiringire, n'ibindi izabikora. Uko mbibona uracyari umukobwa, ese uraza kuduha amazi vuba cyangwa se urazabanza usoze kwiga? Urumva ntabwo ntetse, ntabwo mfite ubushobozi bwo kuvuga ngo ngiye gusaba nkwe umuntu, ariko uko biri kose nyine n'ubundi amaherezo y'inzira ni mu rugo. Ikiba kitaragera ni igihe, cyangwa se utarabona umuntu wawe wa nyawe, cyangwa se igihe cyawe cyangwa kitaragera, ariko anytime nabatungura. Imana ishimwe cyane rero, mwakoze kudukurikira. Tuzongera dushyiraho n'indi pati ya kabiri, atubwira ibanga yakoresheje rindi kugira ngo abe ageze ahageze. Mwakoze cyane kudukurikira. Ciao ciao.